Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba Titekamanzi official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muhereye hose ku isi. Turi mu ntangiriro z'icyumweru, dusoje weekend, kandi abandi ngira ngo hari abakirimo. Abo bose rero turakomeza kubifuriza ineza. Reka rero tuganire ku makuru ya business nkuko bisanzwe, tugaruka kuri Pi Network. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ku giciro cya Pi cya GCV. Abantu benshi bavuga GCV. Ikindi tugarukaho ni ibigomba gukorwa n'ibibujijwe muri iki gihe cya unclosed mainnet. Ni ibiki bigomba gukorwa, ni ibiki byemewe, ni ibiki bibujijwe. Nibyo tugiye kugarukaho. Abantu benshi rero bibaza impamvu tubabwira yuko kugurisha Pi bitemewe muri iki gihe, kuko n'ubundi ntabwo Pi igenewe kugurishwa. Icyo ni icya mbere. Ariko kuyihererekanya, kuyishyurwa biremewe hagati y'abapayiniyazi ndetse na application ziri muri Pi. Unyuze nko muri Pi browser niho bikorerwa, kuyikoreshamo biremewe. Kandi umuntu mugomba kuyiguranaho ni umuntu utarenga konte yo mu gihugu cyawe cyangwa mu karere kawe. Icyo gihe rero bigenda biti, ibyo ugura ukishyura Pi umupayiniya mugenzi wawe biremewe. Hanyuma nawe cyangwa serivisi, ariko ushobora no kumuha Pi. Icyo ugomba kwirinda ni ukurenza urugero muri Pi utanga, kuko twamaze kubona muri systeme za Pi ko nibura mu gihe cy'ukwezi umuntu adashobora kurenza ugiye kuvunjisha Pi 0.8. Ariko simvuze yuko ari byo bategeka, ahubwo cya gihe ugiye kugura ikintu cyangwa se ushaka guha umuntu Pi, byitwaremo neza, kuko bagusaba yuko niba munagura mufate n'amafoto y'ibyo bintu mu bipostinga hariya kuri Fireside, kugira ngo bitere abandi kumva no kubona ko Pi ikora. Ariko ubundi guhererekanya Pi biremewe, imwe nayiguha, ebyiri naziguha, ariko nkirinda gukabya kugira ngo bidatera izindi ngaruka. Ndimo narwana na telefone ngo ifungure kugira ngo mbereke iyo tuvuze ibiri muri Pi ni ibiki bibujijwe, ni ibiki byemewe ku ngingo yo guhererekanya Pi. Ndagira ngo mbarangira aho biri muri white paper. Tunyura hano tumayiningira, ugakanda muri utu dukoni dutatu ibumoso hejuru, hagafunguka. Hari igihe connection ziba zazindutse, nahamagariramo nawe ngira ngo birabitera. Iyo hafungutse ureba hano hasi, agana hasi ngo white paper. Imaze kuyifungura uhitamo white paper iyo ariyo. Hari za 2019, mwihangane connection zimaze iminsi zitameze neza. Iyo 2019, 2021 nkayikandaho. Iyo imaze gufunguka muragenda mureba hagana hasi rwose, hagana hasi. Ego, hagana hasi urazamura ukareba hagana hasi haheruka ayo makuru, niho ari ku ngingo y'ibyemewe gukorwa muri Pi ndetse n'ibitemewe. Hagana hasi, yego, ngibi nabigezeho. The following users
of pioneer to pioneer, pioneer to app, and app to pioneer transactions will be allowed. Ngo iri hererekanya hagati y'indi umupioneer kuri application iri muri Pi ndetse application ku mupioneer biremewe. Ni ibihe rero? Cyambere, exchange of Pi for goods and services through Pi apps. Guhererekanya Pi n'ibicuruzwa cyangwa service binyuze muri application za Pi biremewe. Ikindi cyemewe, transfer of Pi between pioneers for goods and services. Gutanga Pi mbere byari kuvunjisha, mpa Pi nguhe ibicuruzwa, mpa Pi nguhe service, tuvunje igicuruzwa na Pi, tuvunje service na Pi, binyuze hagati y'umupioneer n'uwundi, cyangwa se kuri umupioneer na binyuze muri application za Pi network. Ikindi, guhererekanya Pi hagati y'abapioneer kugira ngo duhanahane ibicuruzwa, ubwo no kugura ibicuruzwa cyangwa service biremewe. But the following users hangana system hari iba yivanze. Aha, ibi noneho mubyitondere mubyumve neza, mubikurikire, muze kujyamo mubyisomere ku buryo burambuye. But the following users will be prohibited. Ariko ibi bikurikira byo bizaba bibujijwe muri iki gihe cya unclosed mainnet. Exchange of Pi for fiat currency. Kuvunjisha Pi mu mafaranga asanzwe birabujijwe. Exchange of Pi for other cryptocurrencies. Kuvunja Pi mu zindi cryptocurrencies cyangwa se mu mafaranga koranabuhanga yandi muri iki gihe cya unclosed mainnet birabujijwe. Icya gatatu, transfer for Pi for a future promise of fiat or other cryptocurrencies. Koherereza undi Pi kubwisezerano ry'uko mu gihe kizaza azaguha amafaranga asanzwe cyangwa cryptocurrency birabujijwe. We will enforce the above restrictions by adding a firewall to the mainnet and by exclusively running the mainnet nodes for this interim period. Ni ukuvuga ngo bazashyiramo nk'ikintu cy'igikuta kibifunga kibibuza guhererekanya izo Pi muri iki gihe. Ibyo ngibyo kandi byarakozwe, aho byemewe no guhererekanya hagati yacu. Reka rero tugaruke ku bantu bitwaza iki kintu bakagurisha Pi zabo. Ese niba tutabeshyanye, ufite ubuhe budahangarwa cyangwa se ufite iyihe justification, ubuhe busobanuro bw'uko nubikora icyo bitazakugiraho ingaruka kandi ubona ko bibujijwe? Ibintu byateguwe 2021 none ubu tubirimo, abantu bagishidikanya sinzi ikintu barimo. Nge rero ngiye kubagira inama kugira ngo niba ushaka kugurisha Pi, ndagira inama ugura Pi, ngire n'inama n'ugurisha Pi. Murabona ko hateguwe ko mu gihe kizaza open mainnet niba tuzajya tuvunjisha ama Pi atarenze 0.8 bihwanye n'ibihumbi 250 by'amadolari. Noneho wowe basi ihangana, nibura rimwe mu kwezi uvunjishe nibura cyangwa se niba unagurisha ugurishe 10 rimwe kwijana rimwe kwijana by'igiciro cya ugurishe Pi ku giciro kingana na rimwe kwijana cya GCV. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo urafata GCV ibihumbi 312.59 by'idolari ubigabanya ijana ukube rimwe, ubwo basi ugurishe Pi imwe ku bihumbi 341.59 by'idolari, ubwo ni rimwe kwijana by'igiciro cya GCV.
reka noneho nigirira inama abagura payi, murengera abantu mwirengera, nimugure izo payi ariko babahe payi, izo payi bazabaha imwe mu kwezi, bitazabagiraho ingaruka bigaragara yuko mwagurwa cyangwa se mwabikuje imwe mu kwezi. 0 n'ibice bingahe buriya? 0 n'ibice wenda 0.5, 0 n'ibice 0.05, 0 n'ibice 0.05 tuyaguze kuri mwaguze kuri cya giciro cya gisivi yarimwe ku ijana ya gisivi, kuko murabahombya ngo gatsindwamo, ugakuba 314 n'ibice 1 n'ibice 59, ubwo nibura payi imwe mwaba muyiguze ku madolari 15 mu manyarwanda, haba akoze nibyo, ntabwo ari byo narimbaza. Muri make ni mubagurire kuri make ariko atari igihumbi cy'amanyarwanda, nko ku gihumbi cy'idolari, oya twabaze 300 by'idolari, 314 bitatu n'ijana na 41 n'ibice 59 kuba 1400 uyigura utyo, ubwo nibura payi imwe muyigure miliyoni enye, mu muhombye miliyoni mu manyarwanda, mu muhombye miliyoni, muraba mu muhombeje nako miliyoni 435 mu muhombye izo, mu mugure kurenye mu muhombeje izo nibura. Ibi byatuma nta cyasha kibajyaho, bigaragara yuko hari icyo mwaguze, iki cyo kiri significant, kirasobanutse. Ariko nimukomeza ibintu muri mu gukora byo kugura payi z'abantu, murabata mu mutego uko bagurishije, kuko bazabigenzura strictly, nta guca ku ruhande. Ikindi namwe muzagusha mu mutego iyo konte muziguriraho, ubwo namwe muravyumva uko bizabagendekera. Kereka Dr. Nicolas ibi bintu natabitaho umwanya, natagira gute, natabyitaho, ariko kuko yuko ngo bazabikurikiza nkuko amabwiriza yabo ari tayari, bizaba birangiye. Ni inama nabagiraga. Murakoze. Reka rero nsoreze kuri iyi ngingo yuko y'igiciro cya gisivi 314,159 by'idolari. Byanditse gute rero? 314,159 by'idolari. Murabona ko ndanditse nta kitso nshyizemo, niko kijyanyemo. Iyi telefone iri mu Cyongereza, n'imibare irayandika mu Cyongereza, akitso kajya ku mibare nibura irenze 4 kagaragaza ibinyagihumbi. Reka tubisome. Mu Cyongereza hari abantu bari mu kujya impaka yuko ngo mu Gifaransa bakoresha akadomo, ariko mu Cyongereza bakoresha akitso, ngo kari akitso rero ngo ni ibice mu Gifaransa bakoresha akitso, ariko sibyo. Hano mwibuka ko hano twebwe turareba mu Cyongereza, uyishyira mu Gifaransa bibona. In English, commas are used to separate numbers into groups of 3 digits starting from the right to the buryo for numbers greater than 4 digits along. Ku mibare isumbye 4 bakashyiramo akitso bahereye iburyo, ku mibare 3 bagira ngo bayicemo ibice. Numbers greater than 4 digits, imibare yose irenze 4, use commas to separate the commas. Ibihumbi 10 bashyize akitso, ubara uturutse iburyo ukabara 1 2 3 ugashyiraho akitso. Ibi birumvikana. Ibihumbi 3,500 005 akitso 3. Ibi ni ibintu bisobanutse. Mwitera rero abantu urujijo mwebwe mwaba YouTubers mwe yuko gisivi ari amadolari 318 n'ibice 159. Ntabwo ari byo mwanjije mwe, ntabwo ari byo. Ni mujye muri systeme za payi, iri mu Cyongereza, mu birebe mushyire mu rurimi rw'Igifaransa nabyo murabibona. Mu by'ukuri iki giciro ni ibihumbi 314,159 by'idolari. Gisivi niko ihagaze. Ikimenyimenyi nuko byanditse. Uko byanditse rero niko mu Cyongereza bandika imibare. Rero mwikomeza kujijisha abantu, kuko nta kintu byabafasha habe namba, nta kintu byabamarira. Ni mubwiza abantu ukuri. Nimutabwiza abantu ukuri,
twe turabivuga nyine kandi birigaragaza, ntago ari ngombwa ko tunabivuga, ariko tugomba kubibasobanurira kugira ngo bigaragare. Ubwo rero ba pioneers nagira ubabeshya, GCV ni Global Consensus Value, igiciro cyumvikanyweho mpuzamahanga, cyangwa se igiciro mpuzamahanga cyumvikanyweho. Rero ni icyo ngicyo bibahenda kandi bibatera ubwoba ko atari cyo, nicyo bibajijisha, nicyo twongere turagishimangiye ngo nicyo. Murakoze, mugubwe neza, amakuru n'ibiganiro nakagaruka. Ntimwibagire gukora subscribe kuri TT Kamanzi Official. Hano tubategurira amakuru acukumbuye, arimo ukuri atarimo ibikabyo, ngo karabaye ngo GCV ngo oya uko biri nuko, uko bitari nuko, sibyo? Ikiri cyo niki, kitari cyo nicyo. Yego, ikitari cyo sicyo, ikiri cyo nicyo, tukivuga uko nguko. Ikindi turabibutsa yuko tubaha amahugurwa, tuzajya turatanga buri weekend ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru. Ubu ntawe uzongera kuza mu mahugurwa tutamufite kuri list. Turashyira link hano kuri description y'amahugurwa, y'abashaka kujya mu mahugurwa bajyeho, nibarangiza biyandike kuri liste. Utaziyandika kuri liste ntabwo tuzamwakira. Kandi abazaza ku wa gatandatu n'abazaza ku cyumweru turashyiraho liste ebyiri, ukiyandikaho uzaza. Nta muntu ugomba kurenza ku wa gatatu atararangiza kwiyandikisha, ariko nta nuzarenza ku wa gatandatu, ku wa gatanu atararangiza kwishyura. Ubwo ntabwo uzaza mu mahugurwa utarishyura. Turaza gushyiraho, gukora liste, dushyiraho na nimero mwishyuriraho ya manager, hanyuma utarazabikora ntabwo tuzamwakira. Dukomeje kandi kwakira abashaka gukemuza ibibazo byabo muri konti za Pi. Ni muduhamagare tubasobanurire. Tukorera kwa Rubangura, mu nyubako yo kwa Rubangura, muri etage ya 4 mu muryango wa 404 naho ngaho. Hanyuma kandi turabibutsa yuko Metaverse Solutions Limited ari mwikorera nayo kandi bafitiye service zifasha abantu kubahugura ku bijyanye no kubakorera imishinga, bakanabafasha kubona inguzanyo mu banki ku buryo bwihuse bitewe n'umushinga ufite kukoze neza, ariko bakanafasha abantu kubona inguzanyo irimo nkunganire, cyane cyane ku bantu bihariye, abagore n'abakobwa n'abafite ubumuga, ndetse n'urubyiruko. Igihe bafite umushinga mwiza bashobora guhabwa nkunganire, amafaranga bakuremera nyine atari ageretse ku nguzanyo angana na 50% y'igiciro cy'umushinga wawe, cyangwa 70 cyangwa 100%. Ndetse hari n'amafaranga babafasha kubona cyangwa se babayoboraho mwayakura, ariko bashobora kugutera inkunga isubizwa ariko nta nyungu zigiyeho. Ibyo byose Metaverse Solutions n'andi mahugurwa ajyanye n'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi cyane. Nimero murayizi, mwabahamagara bakagira gute, bakabafasha kugira ngo mukomeze kugira gute gukorana neza. Mugubwe neza, umunsi mwiza.